abo twaze tugere ibimenyetso birahari arabibona Aresere nkweretse sheke yayisinyiye ndeba rivarerese na duterekereho iyi natereke unese kusubwino baragira ngo zabo dutange duhite tuyihuta ko n'ubundi nireyo tugiyemo na maripangu ndetse na icyo romba mvuga abareyo nemera ni nk'aba ngaba umuntu uvuga ngo ni umureyo ngo arakize ngo agize ate yirwa inyuma y'ikipe akangakanga yifotozamo nta cyayimarira nta cyakora abo ngabo simbemera ariko nk'uyu mutara muhamvuze ngo mukorere publicité y'ubuntu twavuze munsi ishiye twavuze umuntu witwa Maseveriyo Basile tuvuga n'ibikorwa bye pe agera i Kigali tariki ejo nibwo yageze i Kigali ariko hagera yumva ko nyine hari umwuka wo gutegura derby Magnifique bundi yajyaga anyaruka sheke hariya yahise yohereza kuri official ya sport iyi ni yose aravuga ati oya Magnifique bwo sinzi yo gutegura match aravuga ati iyi match tugomba kuyitsinda n'abagenzi banjye uzashobora dushobozwe ariko ibyago yagize rero yayihereje umumotari ngayijyana ntabwo yajyanye kuri ofisi yayihaye umumotari ngo ari we uyigezayo nibwo buryo nahise nyibonamo ariko mpita mwandikira ndamubwira nti iyi company simwe yawe ati yego ubwo ndamubwira nti rero bonasi natwe nk'urukiko rw'ubujurire nubwo uzaduha divati ariko reka tugukubitira nibura bamenye ibyo ukora kuko abantu nk'abo basportifu bashyigikira siporo bagomba kubahwa yahise ababwira ati rero duterateranye njye nshyizeho 5,000,000 dutegure derby wenyine abazinazeho sheke nayiguhaye motari yayimpaye nayifotoye iyi ni company yese iyi yitwa B Industry ni Basile Industries B Industries bakora amasabune toni 24 ku munsi bakora nahoze mbona mu ruganda tuvideo bafite n'abanyamahanga ngera batari mu Pakistan nk'amahinde nibo bayoboye mu ruganda dore ngiyi sheke Shanga zominga turere ndashaka ni 5,000,000 ngiziriya cyane ntabwo uzobona zo gutegura match samaze tugiye kuri derby ngiyi nibyo byishimo byanjye umureyana arayifite cyane yayakire biyana ko batarayakiza bashobora kuba batarayakiza mutari ntabwo ko kundi umumotari wasanze umenye no kumundi kujyana delivery zacu hariya aba nibo nemera bavugisha abantu badukora n'ahara kuri Marakana akavuga ati reka ntware inkoko y'umuceri noneho yabona nk'ikintu cya siporo abakizi barakwinforma nyine niwe rero yayihaye ngi 5 millions wazitanzwe Maseveriyo Basile umwe twavugaga yarakigiye kuyobora aravuga ati giye icyo nkeneye nuko yaravuga kuri match imwe ni munyobye ni match imwe wondi uruganda usura uruganda kuri match imwe kuri ya match imwe ariko derby none kenera menshi yari benshi regana ariko 5,000,000 wenyine 5,000,000 bashyizeho nka 500,000 mu mikinnyi nibura we yaba afite abakinnyi 10 yipeveye abandi bagasigara bapfundikanye oya ni ikintu gikomeye cyane ndamwemeye ni umuntu w'umutaramu rero ni umureyo akomeza ariko iyi company yitwa Basile Industries Limited wari ukomeje ku kintu kiza amapapier hygienique amasabune nakuri kariyo menshi cyane bagakora amakotex ku badamu abarero ahubwo nibamugurire hari ibintu byinshi cyane tanga nimero izi ashobora kuba ari amasabune nababwiye tanga nimero bari bahita mugurira nawe oya ariko uziko yazamuye nimero ndabyumvise ntabwo ari make ni menshi uziko yazamuye prime igiye kuba menshi amaze kubona kensi ko tu video cyangwa se udufoto namubonye president waramutse wiriwe neza president wiriwe sana amakuru ni meza ndimo ndasoma inkuru y'Inyarwanda hano ya Maripangu asezera nkasoma iya B&B ya perezida wa Gasogi avuga ati ntibibaho n'umukinyi wanjye ibi turabyita ngo iki buriya rero ibintu nta nubwo ndashaka no kubitindaho kuko ni ukubiha significance wenda ubishaka kuyiha wenda yashakaga ariko kuko umpamagaye reka nguhe ukuri kwabyo ukuri kwanjye kwabyo kandi ntekereza ko ari nako icyo ntekereza yuko mbere na mbere hari abantu bashobora kuba bafasha gushuka abandi uranyihanganira ntekereza ko abantu bamwe bagira ikibazo cya interpretation y'ibintu hano sindi bujye kure ndaza kubwira mushuti wawe Alex Karenzi yuko imikino akina rimwe na rimwe azahemukira n'abantu akinisha Karenzi ari mu Bushinwa buretse gato ariko mwongere ndashaka kuze kwimubwira ndabikubwira noneho Karenzi mu kwezi kwa mbere
mu kwezi kwa mbere yaraje arambwira ati reba ati uyu mukinnyi hari ikipe nabonye Dubai iyo mu cyiciro ngira ngo cya gatatu. Okay, ndamubwira nta kibazo. Yewe urabizi ko politiki yanjye urayizi Karenzi, umukinnyi aba yemerewe kugenda igihe cyose gupfa kuba bifite inyungu ku mukinnyi nanjye na ekipe. Icyabayeho rero ndumva icyo gihe Maripango yari afite amasezerano ya Gasogi. None turavuga tuti ntabwo twamubuza. Ariko niba agiye kujya Dubai akamarayo amezi 3 telefone ya Sony akoze ibara karabaye. Urimo uranyumva se? Akoze ibara baburetse agura amayinite. Oya ntacyo. Ngura amayinite y'ukwezi. Ni Airtel nahamagaye. Karenzi bikugendekeye bite? Karabaye. Bikugendekeye bite? Nzanye ingwe mu mujyi. Kara Sony. Ntabwo biba ubwo wari kwakoze umuntu agura none wakibagize ushaka kuba kwezi gushize ariko unagenzura neza iyo wahamagaye ushobora kuba resha ushobora kuba ari indi reka ndebe ushobora kuba oya ni MTN ahubwo sinzi uko bigenze reka guhamagare rero reka nongere nyamagara hari igihe icika wakongera guhamagara igahamagara nuko mbona nawe arimo ampamagara reka kwihamagarire ibyo sawa reka guhamagare nta kibazo reka muhamagare nubwo rero murakomeza mwese ntabwo rero buyifata Rayon Siporo yacu urya n'ubuko ikipe y'abanyarwanda urya umva idahamagaye se n'ubukunzi bayo urya n'ubuko ubuse biba bigenze bite ibino mu bwiza urya n'ubuko oya waraguriye indi inuze waraguriyemo amayinite andi akirimo hagashira yandi agikomeza nk'upasi afite impungenge ko nta mayinite ariho yavuze tukarenze ahubwo ibyo nibyo nshobora kuba naraguriye ku yandi hejuru aha mu gihugu hose urya n'ubuko ndetse no mu mahanga ndabona barimo bangurira amayinite hano nta kibazo cy'amayinite mfite rwose mu byakemutse kera perezida byakubayeho n'abandi bibabaho nanjye bijya bimbaho oya bibaho rwose gukena singeso oya si no gukena umuntu aba yakoze amakoro menshi oya noneho ikibazo mise ngo uhamagara birakunda bivuze ngo nshobora kuba naraguriye pake ku yindi konguri y'ukwezi okay sawa hanyuma urumva noneho Karenzi aranyagira Alex ndavuga ngiye nta kibazo mfite sibyo umukinnyi mutware hari n'ubundi budiru bwari buhari ariko ntahaga agaciro buriya utu duhugu twinshi two muri Europe y'Iburasirazuba birutwa no gukina hano nibyo noneho urumva ko amasezerano y'umwana yagombaga kurangira munanyangara kuvuga ngo umwana kuko ndashaje ndamuruta yagombaga kurangira tariki 24 z'ukwezi kwa 7 kandi urumva ko yagombaga kugenda agakina akaba azagaruka kontera range kandi nta mafaranga iyo kipe yari ifite yo kuduha twagomba kunegosiya nyuma abara bitewe nuko yitwaye turabizi ibyo bintu ndumva ayo makuru nyafite bagomba kukwishyura 50 by'amafaranga byo byari hafi aho ngaho ariko umva ubwo ikipe umwana aragenda arakina yitwarana neza ariko ikipe ibura amafaranga ariko mbere yuko ntiyazamutse ahubwo mu cyiciro cya kabiri yarazamutse mu cya kabiri ariko igira ibibazo by'amafaranga noneho ikibazo kiza kuba ikihe rero icyabayeho urumva ntabwo twari kumureka ngo agende tumukorera turamubwira yuko ngira ngo remi rigiti mu magambo kugira ngo abyumve iyo kontra yagomba kurangira tariki 24 tumuha ka extension kayo mezi 3 yiyongera kuri bivugwa yuko amezi 4 yuko agiye ariko asinya ko kantu ko contract ye original contract yiyongereyeho amezi 3 yiyongereyeho amezi 4 nuko kugeza tariki 24 z'ukwezi kwa 11 uko uyu mwaka uko turi uranyumva neza ariko ikiyongereye n'iki ni original contract iba extended ariko muri reality twongeyeho y'amezi twamutije kugira ngo habemo room ya negotiation kugira ngo ikipe ibe yatwishyura kuko nabyo birahari ibyo twavuganye hagati yabyo ariko tubonye ikipe nta bushobozi ifite umuhungu aragaruka agarutse mu proposa kumwongera contract extension y'umwaka
igomba kurangira 2025 mu kwezi kwa munani. Twumvikana yuko muri iyo kontra ye ntabwo ari ibanga rwose, umushahara wari urimo ntabwo wari ushimishije. Ibyo nama banga ntari bugiye twumvikana ko new contract ye agomba guhembwa miliyoni imwe y'umushahara, agahabwa prime y'ibihumbi 100 kuri match ganye. Muri negociation we ibyo hari ibintu wenda bizajya hanze nitujya mu mategeko, ariko nizera ko tutageraho. Urumva agasaba yuko yakwambara na brassard. Ndavuga rero ntabwo byakunda kuko cyagiye wagiye Dubai, umutoza yaraje ahitamo ko brassard ayiha Akbar. Rero kugira ngo twambure umuntu wari wambaye Akbar turatwishe dressing room. Yewe ndetse kapiteni wa kabiri nawe yabaye Hakim Hamis. Kapiteni wa gatatu yabaye uyu munyamari witwa Osman Dumbia. Rero nitujya kukongera kuvanga biraza kwica dressing room. Ndavuga rero byumve biranagoye, ndetse rimwe na rimwe n'abatoza bamwe ashaka kuba konveka. Ndavuga ibintu birabica dressing room muramenye. Icyabayeho umwana aremera avuga ati nta kibazo, urumva ati iyo offer ndayemeye. Ako kanya mbwira abantu bamuhemba muri finance ko umushahara we bawushyira kuri miliyoni imwe. Prime ye igomba kuba 100,000. Ariko kugira ngo ntateze umwuka mubi muri dressing room, kuko prime yacu de base ni 50,000 kuri match zisanzwe. Ubwo nukuvuga ngo kapiteni yo yakire prime, kuko prime yacu itangwa ku munsi wo nguma kirangiriyeho. Nukuvuga ngo kapiteni akamuha ahagenda mu bandi bakinyi bose, nyuma yaho tukamuha top up yayo ngaho 50 kugira ngo bidateze umwuka mubi, urabizi. Ariko ubwo ni ngombwa ko umuntu abivuga nta mpamvu. Hanyuma rero umushahara we kuva sezo yatangira ahembwa miliyoni ye nk'ibisanzwe, ibyo nta nibanga ririmo. Ibisigaye ubwo ni ukuvuga ngo aravuga ati nta kibazo, ariko harimo of course twari twaramwemereye na bonus yindi yo kuba yakextending uwo mwaka, sign on fee yo mwaka miliyoni 10, ariko ngo ntibazimuhaye miliyoni 10. areba kakana avuga ati amasezerano yararangiye, extension yarabaye. Urumva ntanabishobora no gusoma ngo abenye icyo extension avuga ngo of original contract. Kuko n'ubusanzwe niyaza kuba iyo tuzabyanze gutya gakina ubwo kontra yari imaze kuba extended. Perezida, ayo masezerano yarasinywe cyangwa mwarumvikanye ntiyasinywe? Ayo y'umwaka uzarangira mu kwa 8/2025 mwarayumvikanye ntiyasinywe cyangwa yarasinywe? Numvise yuko wize n'amategeko. Sibyo? Ndashaka kontra niki? N'ubwumvikane hagati y'abantu babiri. Cyane kontra verbal baho cyane. Noneho iyo mwemeranyije tamuzi bikaba byanditse mwareshanje bigaragara, umwe akaza no kwemera we, noneho terime zirimo ukazangaje ukazishyira muri action, ni ukuvuga biba biri confirmed cyane, nko kuzamura salary. Agenda arebe ntabwo najya kwenda expose finance, ariko nawe umuhamagara. Ako perezida bivuga ko izo miliyoni 10 bivuga ko izo miliyoni 10 utazimuhaye bamuvuganye ko uzazimuha agiye kujya muri vacances mu kwezi gutaha, ubwo muri uwo mutego. Ayo ngayo byari binazwi rwose, nta nibanga ririmo. Byavugaga yuko azayabona ava retrant z'ukwa 12, kandi ibyo rwose sign on fee hanigiye amakipe menshi hanigiye banayiguha, si ngombwa ko ako kanya uhita uyabona. Kimwe nuko bipfa kuba byemerewe kandi bihari, kandi nta nibanga ririmo. Ubwo rero icyangombwa cyo ibindi byo none se umukinnyi yigeze akubwira ko hari ikipe imushaka agiye kugenda ibyo bintu yasezeye muri groupe koko? Ibyo ni chantage, ni chantage, kandi ntekereza yuko kuri we niba kariyeri ye yumva ko imufitiye akamaro, urumva biri kuri we. Icya kabiri, kugenda ntawamubujije kugenda, ariko ugenze gute bigenda gute, as simple as that. Ibya Rayon Sport byongeye sinanabikindaho kuko nta muntu wo muri Rayon Sport mu buryo buri official wavuga yuko agiye muri, ariko icyo ntekereza cyo ibyo numvise yivugira byabwiye bagenzi be, harimo yuko ngo manager we yamubwiye niba ari Karenzi wabyihaye izo nshingano akaziha, ubwo nawe tuzadiringa ku ruhande rumwe, sibyo? Ariko niba nubwo byaba ari nabyo yaba yaramushutse, ntekereza yuko Karenzi ntago Maripangu yaramubwije ukuri ku byagendeweho amaze kugaruka. Barashaka kumugira nka Kimi Bugingo na Kwizera nabo babigejeje batyo bikarangira amakipe yishe ku ngufu. Byarangiye neza ariko
nta kibazo ari bugingo uko byageze byarangiye neza, kwizera birangira wibuka saga ya kwizera ngo yishyuza miliyoni 999 ariko byarangiye amafaranga aje. Wibuka Manase Mutatu Mbedi byarangiye amafaranga aje. nakoze cyane ntago twebwe uko biri kose wowe wagira inama ikipe yose mushaka kuza kureba Gasogi nireye imushaka ariko nawe abe honete ababwiza ukuri kuko nakwereka ama echange tuganira avuga ati okay president d'accord ndayemeye ariko noneho yakwibeshya ariba noze ko ari umukinnyi wacu usanzwe ayo ma exponential salary increment twazikoreye iki kandi yarasanzwe afite contract. urakoze cyane president, ariko kandi nongeraho ntago nakwifuza yuko situation nyishyira muri ntuza muri poto ya ligo ya muri FIFA. ariko perezida ko bivuga ko n'ubundi mwatangiye process mwamwandikiye bwa mbere ndetse ukavuga ko mwatangiye kumukuba mushaka kuyuzuza muri FIFA kubera ku ibaro ya kabiri niba mwayimwandikiye uyu munsi niba rejo mwayanditse. Turacyari ku rwego rwa hano rwa Ferwafa mu bijyanye no kubahiriza ingingo runaka. Ntekereza ko kujya gustrikinga ntuza muri ntuza ntabwo byaba ari ibintu byiza cyane. Uyu ni umukinnyi ukiri muto ushobora no kwibeshya cyangwa se ushobora no kugira interpretation zitarizo. Ibyo nabyo tubyemera. urakoze cyane president. Nagerageje guhamagara Karenzi ntabwo narizi ko adahari. Ubwo nanjye nabibonye ngerageza kumwandikira mbwira ko ari mu Bushinwa mubaza ese bimeze biti by'uyu mukinnyi, ambwira ko ari mu Bushinwa ahita anavaho ubwo ashobora kuba yinjiye nko mu ndege. Yego. Ubwo ibyo ari byo byose nitumubona aratubwira. Ariko niba nawe mugira inama yaramushutse. Thank you. Sawa. Jewe reka wenda tuze tushimire Gora Games, dushimire foro abantu bataramo muri Radiant ukanda akanyenyeri 5 uri mu rwego, dushimire Twyford, dushimire abafatanyabikorwa batandukanye mu Maritona mu kinyobwa cya Skol.